Ikaze kuri mwe mudukurikira hano kuri Keti Tips nk'ibisanzwe ni Katniss ntago mba ndi yenyine ndi kumwe noneho ni cyamamare shaka usko numva ndi gutitira yakada nye hari ukuntu kera nyine umwana najyaga niyumvisha ndamutse mpuye n'umustar mfana umunsi mwenza guhura na King James cyana naratiti naratiti kujya muvugisha ngajya nitira none ubu nawe ndimo ndatitira katurebe anyway muramuzi amazina witwa ndubundi kandi bose ngo baranze barakoze nyine uri cyamamare ariko abantu benshi bakuzi nka Papa Kiramani je niko nkuzi sekonze ku mazina menshi ra uzwi ku mazina menshi ako Papa Kiramani ni ryo ngewe perefera cyane hari Papa Kiramani cyangwa Papa Kila ese Papa Kiramani siyo Papa Kila ubwo yes hari Papa Scott muri my father in law hari Papa Sabrina mucyaremwe hari Papa Queen ako hano hose mucyaha cya mama yes ariko ubundi izina nkoze gukoresha muri cinema ni izina rya Rwema kandi kongeraho nka Sharifu kongeraho Sharif ka Sharif niko narenga ubundi amazina yanjye nitwa Jamal Sharif urumva ko n'uri Sharif ni rya yes Tezo urabona mbona uraruzinde ana akudis ndiye mfite agahinda ukumbabaza kuzina ry'Imana ezakora ibintu byose ubundi ukamuzima Burakati nawe ari ahengereza uzanga randi bapasi kandi wamureba muri kamera kigizemo tunga ntago ndatuma ubagoreze batugana za biruka n'utwaje gushyiramo nago nareba byatuma mitwa je nahise kubwa amasoro rwaye none se ibiri kure kumasaba ibiri kure nka uri amutipiri kumureba sinamenya niba agira n'amenyo cyangwa nge ndumashaka ibintu birura ntaskari kiramo ntacyo ndakubwira ibirura se sibi niko none se ibyura ni ibyaha ibintu bireba rero kuntu kugira patiri ko nazo ko aratuzani singa wasoma basikire naye ndarebye nane biri mbona yawe n'ibyakure ntubireba bonda wanyina nta no kuri kuma ngende ndimo mfite agahinda byakure n'ibyo ntareba ho ibyakure bitareba nese uri kure kandi ntwara imodoka utwara n'imodoka rimwe nzayijyana nyinjize mu gikuta ndimo mbona ari mu nzu oya ntabona turi imodoka ntabwo nakunda kuntwara nagutwara oya yo nambaye rinete mba ndeba Sanaga sina ariko ntabwo bamwize mba nambaye mukanta keko gutanye umukanda ugiye mu bishanga wagutangira bose ndawamba no kumahano n'amaguru nkayafata kandi nese kandi baba nabishimye kandi agenda gake kunigera nitonze kandi nagenge sereye ugasa yishimye ya naga kugenda nigengesereye ngewe ngenda neza nta kajagari mba mfite asutwa rubuka indirimbo nta majyana ufite se kukiza nta majyana waguze ntacyo yicomeka amazi gusa ndakoresha amaneska indirimbo za Bruce Melody nakinyemo indirimbo biza za Bruce Melody nakinyemo yego umustar nizo ese kuba umustar bimera bite mbwira nyine akomeza bifiri ukuntu shambo ikibazo okay it's my own tuguhaye ikaze hano kuri Keti Tips murakoze cyane wisange agakofi uryoherwe reka nkumve none se kuki ahantu henshi ukina uri papa watangiye gukina filime ungana nka gute sinema yinjiyemo uyimazemo igihe kingana actually sinema nyimazemo igihe kitari gito ariko sina kinini kuko nabyinjiyemo neza covid itangiye kugabanuka 2022 gutyo aho ngaho ariko ninjiramo bwa mbere urumva covid ese yiteramo bisa nk'ibi neutralize ibintu byose undi ni 2019 aho nakinye mu ndirimbo yarasine n'undi yitwa Tycoon Deeply yitwa Pascal ndabasuhuza cyane eka barabyumva barakwikirije
ko nzi ko kujya muri uru ruhando rwa sinema cyangwa na muzika bivugwa ko abantu baba bafite urugendo rutari rutoye we ko numva rwabaye rugufi ejo bundi 2020 na kangahe bari hafi ubundi usanga abandi bamaze imyaka nk'icumi muri sinema ku 20 barihirinze byaranze tugaya kubamenya nangura ko we tuse tukumenya nta kintu cyangwa azanye umupfumu nta kintu najyanyemo kiri special no kubera Imana ko nje nta kintu nigeze nkora kugira ngo bikunde ni igihe cyari kigeze ikintu nagiyemo wenda ndi muri abantu basa n'abakenewe cyane ko abapapa bijyanye n'ikigero cy'imyaka ya ngo nicyo nubwo yari taramyinshi cyane ariko ntiyari na mike nibyo hanyuma rero hano kuri KT Tips dukunda gutanga ama tips dukunda kuvuga ku miryango ubuzima busanzwe iki urubatse yes ndubatse kuri imyaka ntubona nk'umuntu wubatse ko byagenda kose hari inama uri buze guhereza abantu batarubaka cyangwa se bubatse muri iyi minsi ko bisigaye bigoranye sibyo sigaye mbona divorce zarabaye nyinshi kuruta ingo zishingwa ubona biterwa n'iki iyi monde y'uyu munsi itandukanye na monde ya mbere ya 2010 kuko ibi byose bije nyuma ya 2010 Buriase yes na mbere ntibivuze ko mbere bitahozeho ariko ntago byari nta nubwo byanavuwa cyane nese urabona biri kuzanwa n'iki guterwa n'iki hagati y'umugore n'umugabo hari abasiga biyumva cyane kwiyemera kwiyumva ni kwa kundi actually reka mvuge wenda kwijama nk'uburinganire bakivuga uburinganire baze kumbabarira rwose abadamu mu nkurikira muze kumbabarira hari ubundi buryo biyumvishije noneho kwikuza yes uburinganire babuhaye ubusobanuro butaribwo muri make bo ntago babyumvise uko icyo bishatse gusobanura in fact uburinganire ngewe ntabwo iyo baza kuvuga byibura ubwuzuzanye yes uyu munsi wa none umugore niyumva ko ashoboye cyane umugore uyu munsi afite ubundi buryo yiyumva for instance niba ari ufite akazi ubwo umugabo nyine bari hasi none se nibibi ko umugore yagira akazi ntabwo it's not bad ariko ahubwo ni byiza kuko ari iterambere rizaho ku rugo bon reka ndamhere ku rugero buriya ha excellence Samia Suluhu ni urugero rwiza ku mudamu bagiye bakurikira ibiganiro akora aravuga ngo njyewe iyo ngeze mu rugo menya inshingano z'urugo umugabo wanjye mfite kumwubaha kuko n'umugabo wanjye kandi nkuko ari bibiri ibivuga na Quran bivuga ko umugabo ari umutwe urugo uko yameze kose nkageranya na bamama batubyara kera bubahaga abagabo cyane cyakoze barabubahaga wenda haba hari bitagenda hari umuco wo kwahukana abongo bose mwebwe mu nkurikira muze kureba umuco igihe hari hakiriho umuco wo kwahukana icyo gihe umugabo yahaga agaciro umugore kuko kuko iyo umudamu cyangwa umugore yahukanaga umugabo agasigara wenyine byabaga ngombwa ko avuga ati bikamucanga akajya gucyura yego ijya gucyura icyo gihe agera kwa sebukwe na nyirabukwe bakamubwira ngo byagenze bite akisobanura ariko uyu munsi wa none umwe aravuga ngo njyewe sinzahukana ninahukana hazinjira undi reka mpangane nawe nibyanga dukore divorce tugabane aho ni ku bantu bafite ibintu yego ngo none bivuze ngo hari n'abakora mariage ubwo papa saro kugira ngo exactly
kimwe nuko hari n'abakora mariage kugira ngo bitirirwe abagabo bibe nka adresse voilà ko cyaba ari ikibazo gikomeye. no exemple ziri typique ni nyinshi ariko I'm sorry wenda nabyinjiyemo ariko bitavuze ko nibanze ku bagore mu mbabare ngiye nkunda abagore nkunda abagore cyane yego ndanabubaha mbagira n'igishyika urwo rukundo nkunda abagore ntabwo ntabaza kuvuga ngo nkunda abagore abagabo bankurikira mukaza kugira ibibazo oya nuko bakunda byo kuba mbagirira igishyika kubera Rumagana yavuze ngo hari umuvugo ya igisigo yakoze avuga ngo umugore si umuntu. Umugore si umuntu ndayizi for sure umugore ntabwo ari umuntu. Jose frankly speaking ntabwo muri abana so ndi yarakomoje kuki yarakomoje ko ariko nyine n'amagambo agenda avugamo arabisobanura singoba kumbyinjiramo uriya Shagi hari indimbo yavuze ngo ntabwo nyibuka neza mu kintu cyangwa ariko ngo yibaza niba umugore Imana ari umugore iki kintu acyumva uburyo umugore afatwa fete umugore ni umuntu ukwiye guhabwa agaciro cyane kubera ko umutima w'urugo can you imagine gutwara umwana mu nda ukamutwita ukamugendana amezi 9 agashira warangiza n'igihe anavutse umugabo ntanakwakire ugakomeza kumwosa ugakomeza kumukora ya masuku yose nta n'umugabo wabishobora nawe ubundi nuzareba agahinje kakuriranye birakujabuka uretse n'ibyo hari n'ubango ngo twara umwana ujya ko ngo twara umwana ujya kumukora none niyo umwana arize wumva ubona umugabo bibe mubangamiye n'abagabo bakeya bitabangamiye ariko ngewe ntabwo umugore wanjye ndamufasha ntashobora gukora umurimo uvunanye ngewe turi kumwe none ndamubwira nti stop ngewe mfite ingufu reka ngewe ubikora kwa kuni ngo gutera amabido y'amazi mu rugo kwa kuni ngo kujya gukoropa ngewe nta mukozi ngira mu rugo ni ngewe na madamu n'abana bacu babiri really cyane akazi ko mu rugo murakikorera ujya mu gikoni ugateka cyane nanagutekeye kandi uzi guteka safi sana wahita wira umuntu nuvuga ngo bino byo gukoropa madamu wanjye umugongo we wahetse abana banjye bibabera isomo baga umugabo igihe mpari ntabwo nzamukunda ngo yuname kuko uriya mugongo hari n'igihe ababara kuki nge ntabikora se why not so ndumva rero iyo ni tips kabisa turayibahaye ndumva wenda kubera icyo ngicyo wenda abagabo namwe mukwiye kujya mufasha abagore banyu cyane kuri birakwiye pe abagore banyu ntabwo ari imashini ntabwo ari ingorofani mubafashe hama rero kwigarukire mu isi twibiramo ya showbiz ujya kujya muri cinema hari umuntu ujya muri ibintu bya showbiz muri entertainment tubamo yaba cinema yaba indirimbo papa si ari ukwamamara bikora kuko bikunze hari n'ujyamo abikora nk'akazi wewe bigiyemo nk'iki ujya kubijyamo cyabonye ubyisanga mutu cyane ibintu wamye ukunda igihe kiragera bijyamo from my childhood hari ibintu bitatu nakundaga nakundaga abantu bafite dreads ku mutwe amadread yego nkakunda football nanayikinnye nkakunda na cinema wow bivuze ngo inzozi zawe warazikabije ntabwo nazikabije kubera ko okay birashoboka warazikabije of course niba umupira ro dreads nizo ngize nkira ku mutwe sorry kuzigirayo ariko umusatsi wanjye wagiye kera hari indwara narwaye byitwa n'ibihushi ibihushi byaba ndabana barwara kubera kubogosha birawutwara yego kuva nkiri no muri primaire niko byari bimeze ibihushi ni umusatsi wanjye wakuraga ariko hari ibyena cyangwa yes yego okay so ugiye kugenda wagendeye ariko ndacyagafite da kuburyo tudareda dushyira no bitewe n'imyemerere yanjye ubu ngubu sofa ntabwo nabikora okay ntabwo nabikora noneho cinema niho twari tugeze kujyamo warabikunda nabigiyemo narabikundaga ofete icyo nari nabuze ni inzira ni inzira kunyuramo yego
reka mfate umwanya nshimire umujyama wanjye yitwa Evode twariganye no mu seminari petit seminaire twanasoreje amasomo hamwe nsuhuza abantu bose promotion yanjye rwose nayo ndayisohoza niyo mpamagaye kubera ko uwo mwana witwa Taekwondo Degree n'umuhungu we ariko si wa undi w'umukomedi uri kuvuga Evode oya Taekwondo no ntabwo ari uwo nguwo none uwo mwana bon son papa yarampamagara mwati ariko wamfashirije umwana ko tubona igihangano cye wafitingamo okay ntabyo narinzi 2019 mu kwezi kwa gatandatu tutakiniyo ntibuka none jyamo bikina ndamubwira ntese nzambarene ngo uzambare nka papa wihagazeho ushobora kuba sugar daddy okay mwereka umwana turabuza naburana ko nabikundaga mwereka imyenda ngomba kwambara tuzambare gutya ngezeyo acting ntari haso it was my first time imbere ya kamera my gosh ndagenda ndactinga as sugar daddy ndanje abantu bari badushungiye ubona ko ahantu hari shooting abari abantu bati wow numva kumya amashyi I made it impano yari yahishwira ivayo icyo gihe nakina hari ikinamico nyira kuri radio 10 aba producers babarambonye ati wowe you did act well tayarobogiye tayari mbarinjiye mu ntuza mu ruhando gutya okay ndanamushimira umujyama rwose Imana imuhumugisha namwe niwe wabaye bridge yego kiraro mpita icyo gihe covid iteyemo nkajya ndeba filime yitwa Nyirankotsa nagukokereza ko Nyirankotsa ndakura musasha yego shatu ndaza kukimusharinga Nyirankotsa ura n'umujyama wanjye Nyirankotsa ibura iyo twakinanye turaziranye turahuza Nyirankotsa turamusohoje na Nyirankotsa ni inshuti yanjye cyane ari mu bantu bafite igitsina nk'iki sore abantu ari mu bantu b'abadamu dukinana mugahuza ebana bigahita bihuza cyane niba ari mugera arabundi hano barushya ararunwika ariko nanjye nkamurwara inzika umwanya Nyirankotsa ndakunda cyane so twakinanye neza twahujwe n'umuntu witwa Karine she's my first director muri cinema yego Karine nawe kabisa kudesha abo gushimira abo bari benshi ni benshi cyane kabisa so abo bantu babiri nibo batumye ninjira muri industry neza kuko Karine ni umuntu wampembye bwa mbere niga guhemba muri cinema ni umuntu wa mbere wampembye ese cinema abantu akakanye badukurikiye cinema yagutunga hari abantu banga guhahereza abana babo uburenganzira for sure ngo bajye gukina filime cyangwa se abagabo batareka abagore babo cyangwa se ngo abagabo bareka abagore babo usanga babifata nkaho ari uguta umwanya cyangwa se bakafata nkaho ari ururara bagiyemo filime yatunga umuntu for sure yatunga umuntu cyane ibindi byose agaparika byashoboka cyane birashoboka nakazi se umuntu yakorana n'ukuvuga ngo okay biragoranye kugira ngo ugere kuri ya level yo guhema kuryo wabigira ntuza bisaba process sinzi ari process ahubwo bisaba kwitanga cyane ugakora cyane ko utusi twose tumenyereye se dusaba kapito filime nta kapito isaba kuba producers ku bakinnyi burya nta kintu bashora impano zabo bashora umuntu kana navuze ngo bashora umuntu aka kanya umuntu tureba ugukunda ndabizi ufite abakunzi benshi reka nanabasuza ni nk'iki wamubwira ufite niyo mpano wabuze hapfumurira message wamu bitabiriza casting yego ko bivuga ko muri casting ba nyiri kugira biba byageze biba ari ukurangiza umuhango casting buri irakora n'ibyanyabi ntabwo ari bose ariko hari abagenda nyine n'ubundi niba ari utegura casting ari formalite gusa uwo yabarimo yangiza yabarimo akina
akina muri feelings z'abantu akina n'amarangamutima y'abantu gusa barahari babikora niba banahari rwose bazabireke uzi guhamagara umuntu akaza akihiringa akagira gute ukamubwira n'imyenda yambara ngo muri casting muzaze bakaza agasanga ntaramigiye film ntabwo ari sawa ariko casting first of all casting ziragutinyura kuko hari abantu benshi nzi neza iyo bagiye imbere ya kamera umutima uradunda cyane kabisa cyane so ariko ifite impano ntago bitinda ngo rero ko haje mwumva ko ari akazi kabatunga ndabeshya noneho rero reka nkubaze ibi bintu aba YouTubers aba content creator izi ntambara ziri kuri YouTube bwakeye uyu mwanya ni Jihad na Yago ubukurikiye nano tugeze kuri Scovia na Rugagi ubukurikiye ni runaka na runaka ubundi ni Jackie na ubundi bashyiranye hanze ubundi ibi bintu bibonute nk'umuntu nawe uri muri iyi si navuga showbiz ibi bintu by'amatiku yo kuri YouTube ubibona gute urabona birimo biratwerekeza ingenge mbona iyi ntuza ryari iterambere ryiza ni na byiza kuba abantu bagira ama channels bakagira aho bigeza kuko bimaze kugaragara ko YouTube zavamo akazi sibyo ariko se ahirimo ituganisha uri kubibona kamaze nywemo banzunywemo uzutubwire aha niko tuganisha tubwire abibona ute ni byose byabaye kuri ba Sabin iki gira ngo urabikurikirana kubanje ariko kukunywamo kabanza no kuzunguza umutwe menya bikakaye abira bintu biri mu bintu bya mbere bituma ntinya gukora YouTube channel ariko kandi ntabwo kwiye kudushanya intege yego hari igihe bacumwe mpera ngo ibyago bya mugenzi wawe ni amahirwe kuri wowe how impamvu mvuze icyo kintu turiho nk'abantu twakora amakosa ntiturabamarayika twakora amakosa umuntu wese uri ku isi uri kuri iyi si aracumura ndabisubiramo umuntu wese uri kuri iyi si aracumura igihe uri mu nyama waremwe mu nyama ukagira iriya roho wahawe n'Imana kuva shayitani cyangwa shitani yaza ku isi yakoherezwa ku isi uracumura yego pastor aracumura bishop aracumura umusenyeri aracumura yego turabana rega turabana ariko ntibyakabaye umwanya wo kugira ngo uburire kuri cya kintu ugende uharabika mugenzi wawe baca umugani ngo ruri abandi utakwibagiwe kandi turi munsi y'ijuru umuntu wese yagira gute yanyagirwa yes ntabwo rero birambikunda ikindi babikora kugira ngo nyine byacitse n'izamura iki ngo na views azgaretse ngo na views baba bari gutwika nagatwika nakakajwe yarabivuze ngo nizamure kakajwe ahuri nawe ndakuramutse yego ujye unshimisha cyane rimwe na rimwe ariko ugireka kuduha ba mama wacu ngo ndakanyoko mama metaratokana mana yaje no harakano yavuze yaba kuri Sabe I'm sorry ndakaririmba yaririmbiye Aisha yes arangije ngo yasimbuze igipango araza ngo arakonyoka yes gukonyoka akaya magambo yakura gukonyoka habaho izina umukonyoko ibintu nk'ibyo urumva so cyangwa naje yankigura ndagira ngo rero ikintu kijyanye na YouTubers mujye mushyira mu gaciro umenye ko uyu munsi ashobora kwerekana ka ejo ukaza uriho itonde ikindi mbona abenshi bajyana amashyari aya mashyari rero ishyari aya mashyari ubona atazabyara ikintu musenge cyane YouTubers you guys musenge cyane uwiteka dukwiye kwiyegereza Imana pe abakureho amashyari ubona bitamaze kuba too much
reka nkubwire ukuri burya umuntu ukugirira ishyari ubundi banga umunyeshyari ni murumuna w'umurozi njya mbona ikindi harimo amashyari so ubwo se yari gutera ibi byose ubundi niko mbitekereza mbere twabyitaga ko ari ugushaka gutwika siko mbibona tukabyita ko ari gushaka views ariko ikimaze kugaragara bano bantu bafitanye inzangano ziri indiba Jose reka nkubwire umuntu aramutse agiye kunsubya kuri YouTube nanjye namurwara inziko kuko nanjye nazashimishwa n'ikintu kibi kizamubaho niko tubayeho sibyo ikibazo urumva nicyo none se nitukomeza gutya umwe ahiga undi yagira undi cyaragira gute biza tuzagarukira guys ubwo nanjye n'iki kibazo ndi kwibaza dukwiye gushyigikirana ahubwo dushyigikirane dushyira imbaraga hamwe nidukomeza gutya rero abandi bazadusiga musange kandi cyase bapfike afute muri zuba barapfike bararibuzonye ngo runaka yavuze ese nkabira bintu byabaye kuri Sabe ese ubundi bwo nubwo yabarabikoze ubundi si vie privé yiwe nese bitwaye cyubundi nyine wenda reka tuvuye ko wenda niba byarabayeho na makosa yaba yaracinye umugore we yaba yaragize ariko se hareka nkubaze ako umuntu ngiye umuntu wamukameye ni mubi mbona ari we niwe kibazo ibintu ubundi buriya nta kagamarika birimo birashoboka ntabwo mbizi ariko birashoboka harya uriya ninde ngo bakoranye bajye ni ngwino ndebe ngwino ndebe barakuze afite privacy we sabarakuze bose baranubatse gusa ikosa ryabaye ahubwo ngiye mbona niba ko kuriya muntu yari afitiye impuhwe ngwino nk'uko yabivuze akanazigirira Sabe ko barimo bacana inyuma mbona yari akwiye kubicocera hagati yabo agabahamagara akahamagara umugore wa Sabe niba ari byashakaga ko abimenya twe ntitubimenye ubundi twe byaje gute kuyo tubimenye bagatwika bate views zikabahe views rero nazo zizadukora dushakire views mu byiza guys mu byuka amafaranga mbona arimo n'umuvumo ariko amafaranga ubu ntabwo yaroze amafaranga ntabwo yabura mu muvumo amafaranga ubonye kuko njya mbona ikindi harimo amashyari so ubwo se yari gutera ibi byose ubundi niko mbitekereza mbere twabyitaga ko ari ugushaka gutwika siko mbibona tukabyita ko ari gushaka views ariko ikimaze kugaragara bano bantu bafitanye inzangano ziri indiba Jose reka nkubwire umuntu aramutse agiye kunsubya kuri YouTube nanjye namurwara inziko kuko nanjye nazashimishwa n'ikintu kibi kizamubaho niko tubayeho sibyo ikibazo urumva nicyo none se nitukomeza gutya umwe ahiga undi yagira undi cyaragira gute biza tuzagarukira guys ubwo nanjye n'iki kibazo ndi kwibaza dukwiye gushyigikirana ahubwo dushyigikirane dushyira imbaraga hamwe nidukomeza gutya rero abandi bazadusiga musange kandi cyase bapfike afute muri zuba barapfike bararibuzonye ngo runaka yavuze ese nkabira bintu byabaye kuri Sabe ese ubundi bwo nubwo yabarabikoze ubundi si vie privé yiwe nese bitwaye cyubundi nyine wenda reka tuvuye ko wenda niba byarabayeho na makosa yaba yaracinye umugore we yaba yaragize ariko se hareka nkubaze ako umuntu ngiye umuntu wamukameye ni mubi mbona ari we niwe kibazo ibintu ubundi buriya nta kagamarika birimo birashoboka ntabwo mbizi ariko birashoboka harya uriya ninde ngo bakoranye bajye ni ngwino ndebe ngwino ndebe barakuze afite privacy we sabarakuze bose baranubatse gusa ikosa ryabaye ahubwo ngiye mbona niba ko kuriya muntu yari afitiye impuhwe ngwino nk'uko yabivuze akanazigirira Sabe ko barimo bacana inyuma mbona yari akwiye kubicocera hagati yabo agabahamagara akahamagara umugore wa Sabe niba ari byashakaga ko abimenya twe ntitubimenye ubundi twe byaje gute kuyo tubimenye bagatwika bate views zikabahe views rero nazo zizadukora dushakire views mu byiza guys
mubyuka amafaranga ari amafaranga mbona arimo n'umuvumo ariko amafaranga ubu ntabwo aroze ari amafaranga ntabwo yabura mu muvumo amafaranga ubonye kuko yisubiza akebugira mugenzi wawe nawe nikuzagerwamo kaji wa mugaro ni wicisha inkota nawe nyuma baranyikuzicisha so shanda tashyire mu nyuka nanjye cyakoze guys mwakoze kubana natwe ariko mbere yuko dusoza mbere yuko dusoza nta kintu wabwira abafana bawe imishinga ufite niba hari cano ufite bajya bagukurikiraho yindi itari amafilme niba hari imbuga nkoranyambaga zindi ufite bakuganirizaho something like that mwana wawe mbugiye bajya kugushakira kuri okay Instagram nkoresha Jamal Sharif so buri igisubiza umuntu akwandikira kumusubiza mana yanjye cyangwa rero yani umuntu bantu mu nkurikira ninde ntajya nsubiza umuntu ntajya nsubiza rwose musabye imbabazi ariko simbi gukora nkana ariko nta message mu star abanyabitoro nta message nimwe ntajya nsubiza nkoresha na TikTok nawe muzaje nawe ni ugisirenga ntawe nyasire oya juzubiye hari abasirenga bati TikTok ngonzi ko ari abantu basirenga TikTok nkoresha ni papa kila biriho Facebook Snapchat ni Jamal Sharif Snapchat ana we nta YouTube channel se YouTube channel ndimo ndabyiga gukora YouTube channel ariko muze kuza kureba iyitwa Indekwe TV show Indekwe show me love please mukore subscribe baguhe like nukuri abantu bagukunda urukundo barukwerekere nukuri ko Imana izaba hejuru nukuri muzajya mujuru mudapfuye nukuri kujya mwijuru badapfuye se nibyo nabyo twamenye oya umva kujya mwijuru simba beshye ubwo reka ni bookingire kugenda napfuye mite nyikora sabu buriase shaka kujya ngo nenda boga mpfuye Sharif tuzahure kuzimu oya nisuye tuzapfa gupfa n'itegeko tugomba gupfa ko byagenda kose kuko niyo nzira yo kuzajya hehe murakoze cyane mudela ikiganiro ndimo mwagikunze ni Katness nk'isanzwe turabakunda cyane see you guys Katness tapesi kutagumishije yose tapesi Katness